itorero ryari rifite credit ya miliyari banze 6. Credit ya miliyari banze 6 nimba ntibeshye muze kumbabarira iyo credit miliyari ugure no kuzuza miliyari itorero bafashe bubaka irihe torero ADEPR bafashe bubaka Dove hanyuma kuryishura bya byarabananiye kandi dutura turi mu matorero akomeye ADEPR mu matorero akomeye mu Rwanda nibyo bya kabiri uvuze ko ari itorero ridakomeye wabubeshye utazi ntabwo wabuza aho bigeze rifite miliyoni 3 z'abakristo zirenga zisaga rifite amaparuwasi 450 n'imisago asaga uzaragabanitse cyane yaragabanutse ububanza hasigaye nk'ijana na 50 rifite imidugudu 3000 icyo twita amatorero uyu munsi rifite muvoma mbese buri kagari ko mu Rwanda ADEPR ifite mu urusengero ariko tunanirwa kwishyura miliyari 6 none ubwo ibyo urumva wabisobanura ute nyine nuko twari dufite abantu abakonsumateri benshi kurusha kwinjira dufite consommation nyinshi iruta ibyo twinjiza dufite abakonsoma ariko ibyinjira dufite abakonsoma cyane kurusha ibyo dusigarana hanyuma izo ni contability ipfuye cyane ipfuye cyane ni nko kubuhemba umushahara wa 50 ukaba konsoma magana ukamuzinga 8 hanyuma Izayi nubwo abantu benshi banyumva bantera amabuye ndabizi Izayi abirebye abona ko kandi atariko aravuga ati gute tugira abakozi bakonsoma ibingana gutya mu gihe twagize abakonsoma ibingana gutya nk'umuntu wize nk'umuntu wabaye mu buyobozi bundi bw'ibindi bigo azi uburyo ibigo biyoborwa kwa ADEPR ni ikigo oya nibyo ngisha aho ndabyemera ADEPR ni ikigo ahubwo gikaze kikwiye kuba gifite umuntu ukiyobora kuba gikaze expert umuhanga ukiyobora ku rwego rw'isi akaba nabo bamuhamagara hanyuma umuntu ufite miliyoni 3 zimukurikirana z'abantu ararenze umwita umuntu uciriritse gutya hanyuma birebye rero umuntu webereye itorero aravuga ati reka tugabanye abakozi ko ibintu abakozi 1000 bakora mfite ubushobozi bwo gushyira abakozi 500 bakabikora haryo umuntu yagize nabi nimba ibintu abakozi 1000 bakoraga babihemberwa twahemba abakozi 500 bakabikora ese leta yo nta bakozi igabanya arega mu bicyo ko leta tumaze kuzana amalaptop hari abakozi yagabanyije bari mubizi burarirwa yazanye ibintu byitwa ngo ibi biraba byita mu iki biriya bintu bikora imirimo nk'iy'igikara amarobo igabanya abakozi mu kigo nyine leta ibyo yakoze nibyo ariko wiregagize cya gitekereza abantu bazana ngo ibya leta ngo bawinjiye muri politike ngo ntaho bihure n'itorero nese itorero ryose politike ngoya gusobanurira politike ni iki hari ikiganiro kimwe twigeze gukora umuntu aramamagara arambaza ngo uri umukirisitu mubaza ati cyane ahubwo umukirisitu mwiza cyane ngo nose ngo kuki wivanga mu bya politike ngo waretse ngo ibya politike bikaba ibya politike ngo ko nta mukristo ngo ujya mu bya politike niko yambwiye ndamubaza ati nta mukristo ujya mu bya politike niyo nayo ni politike yarari noneho njye nahise musubiza ni okay none se Yesu akimara kugera ni Yerusalemu yarari ko yavuze ngo kuba yaravuze ngo ibya Kayizari babihe Kayizari n'iby'Imana babihe Imana yaravuze ko umuntu atagomba kuba mu by'Imana kandi akaba no mu bya politike naho abantu bakunda kwitiranya hari none se Zakayo namusanze muri politike none se wagize ngo akimara kumuha agakiza Zakayo wari umukoresha w'ikoro akazahise akareka kugira ataguma muri politike cyangwa ubwo yagiye agakora neza ndakubajije yagiye agakora neza ahubwo twakwibaza politike ni iki mbere y'ibi bintu politike ni imirongo migari abantu bihaye bakwiye kuba bagendera iyo ni politike si politike none se urumva tutari muri politike ahubwo twe tuyese igitekerezo abantu bazana ngo nta mukristo ngo ujye mu bya politike ibyo bintu biva turi muri politike y'ibyagakiza abandi ba muri politike y'ubuhinzi n'ubworozi ibyo ntibitureba ibyo byose si politike ariko ni politike simvuga imidugudu hatagira bene yo baza kuntera amabuye cyangwa amatorero yego wasangaga ku rusengero rumwe hicaye abakozi b'itorero 5 mu rusengero rumwe ariko cyumweru hicaye abapasiteri ngo 3 bameze nkaho badafite icyo bakora hicaye abarimu 2
abo barebereraga itorero bafite icyo bakora. oya abo zari inzobere z'itorero bivuga ngo ntabwo bafite icyo bakora zari inzobere zireberera ubwo buryo bwawe ariko ntacyo bari bakora uwe mutungo se bari mu rusengero ntacyo bakora tubite gutyo ko ntacyo bakoraga ni inzobere oya nta nzobere tujye twita nyine tubavuze ngo tuze tuganire tuvuga ko byo twabonye ntacyo bakoraga ngenza ajya nyuza mwumvishije icyo bakora okay ubwo ni byari inzobere bazobereye mu gihe cyo mvuga ngo byari inzobere numva ko bari abashumba cyangwa se bari abapastori bakuze bari mu zabukuru bareberera abarimo kuyobora ko kandi batari bakuze nabo yari abasore ahubwo umva ikintu cyari kitanga bari abantu ngewe ko nababonaga Imana imbabarire n'abanyumva bambabarire uko nge nababonaga mu mboni zanjye batezaga intugunda n'intambara n'urusengero zidashira kubera iki ko bivuze nabi ko niko mbivuze ariko reka tusobanure impamvu tuvuge nimba usanzwe wowe ari we responsable ufite igice cy'abantu bakumva yego ariko aho ngaho bere responsable hari undi muntu nawe ufite ikindi gice cyabashobora guhamagara bakamwumva yego hari undi muntu nawe ufite ikindi gice kandi nawe bamukunda nawe yahamagara bakamwumva noneho wowe hari ibyo uzavuga cya gice cy'ukitumva ahamagara igice cye ababwira ariko mu bintu bavuga buriya bafite umurongo bitume tutagera ku ntego kubera ko mumeze nk'ahari muri guhanga ari nk'amashya muri abantu batanu muri abapastori batanu bari ku mudugudu umwe babwiriza mu minsi itandukanye kandi buri muntu afite abamukunda batameze nk'abawundi kandi hari ibyo azana niba ari we mukuru babandi batishimiye ndetse n'ababakurikira batemera aho hazazamo ikibazo amakimbirane naho Izayi rero birebye aravuga ati urusengero rujye rugira umushumba umwe n'umwungirije oya umwe gihe mutarengeje abantu 100 banza ni 100 ngahe banza 600 hari muzamugira umushumba umwe nta wundi umwungirije nuguhura n'umushumba ngo utwiyoboye paruwasi mugahurira Mateus amanuka na agenda kandi ku rusengero we basenze we ntasenga ko ntagira itorero ayobora we abashumba ntibagiraga itorero bayobora warubizi nese umushumba yoraga nanjye ndabizi kuko navukiye mu itorero umushumba ahubwo yafataga ya midugudu akasa nk'uyimanagiye nyine wayobora yayoboraga aho hose umushumba yari afite iyo midugudu yose ari iy'umushumba kuko ku cyumweru kimwe yatangaga ijambo ry'Imana yabwirizaga ku mudugudu umwe ku kindi cyumweru akajya kubwiriza ku wundi mudugudu nta mudugudu nyine nta mudugudu we yari afite rero ibyo Izayi yabirebye mu mboni ze abona sibyo kandi nanjye mu mboni zanjye sinabyo urumva hari igihe kimwe yazereraga hari igihe mwahuraga n'umushumba mwateranye wajya karitse kumvise kugira ngo adafite icyerekezo uwo munsi ari gutembera kandi ku rusengero basenga ariko ubuze ko bimeze ubu kibura ubu umushumba afite ibyo abazwa ku rusengero rwe bakanamuha konje nk'abandi yego abazwa n'umushumba w'iryo torero akaba ikihabaye barakimubaza mbere yari ari mu kirere utamye n'ibyo wamubaza niwe responsable w'iryo torero ahubwo bamubaza akajya kubaza undi muntu ngo ibyo bintu byabereye aho ni ibiki akajya kubaza umukuru w'itorero wahonga yego mu by'ukuri hari utuntu twagiye duhinduka abantu bita defo ariko ntabwo ari defo ni karite ari ukutamenya njyewe mbona ibintu Izayi yazanye ibyambere byo kugabanya akajagari bw'amaparuwasi nubwo twagize ibyago itorero ryagize ibyago nk'abandi banyamadini bose bagafunga insengero ariko akantu Izayi yari yakoze ko kugabanya akajagari k'amaparuwasi nabyo kude chapeau nabyo ndabimushimira aho niho hahandi hava ikibazo cyo kuvuga ngo yafashe abakozi b'Imana arabirukana yego mbese nibyo bavuga ahubwo twibaze bakoraga iki tugiye kwibaza rero tugiye kuri point ya kabiri uvuga ngo ubundi imbere yuko abirukana yego tubonye ko umushumba n'ubundi yararaho afite abandi bantu abazara amaraporo n'ibiki bayamuzanira reka wadafite ayobora yego izaza gusanga ibyo bintu bitari mu nyura ntabwo twabyitinyira byinshi kuko n'uwabikoze nawe yabonaga ari byo ariko yaje kugera abona ati ibintu reka mbigire gutya bitajyanye n'igihe none ahubwo abo bantu reka turebe ubundi bakoraga iki kugira ngo bavuge ngo barirukanywe bakoraga iki reka nguhe urugero buri gihe hari igihe usanga twavuze ku muntu w'inyuma gusa
w'imbere gusa uw'inyuma tukamwirengagiza nk'aho we bitatureba. Rero nabyo biratureba no kuvuga ku byo tubona ko dutuye mu ijuru, dutuye mu isi, hari ibyo tuyibonaho. Rero kubw'izo mpamvu rero ndashaka ko uyu munsi tuganira. Hari umuntu wanyandikiye ariyizi simuvuga ku rubuga rwanjye rusanzwe, aranyandikira ambwira ati ariko kuki ujye uceceka cyane ku bintu by'itorero kandi uribamo. Hanyuma ndamubwira ngo sinumuvugizi w'itorero ariko n'ubundi simbayewe, ariko ngiye kuvuga uko mbibona ku byiza itorero ryagezeho. Ko rimwe na rimwe hari igihe tujya tuvuga ibi gusa itorero ryanyuzemo cyangwa ribamo ngo intambara, amakuba, ubujura, akaba ari ibyo duhoramo gusa. Ariko se koko nta bintu itorero byiza ryagezeho ryakoze twishimira nk'abanyetorero? Ubwo ndashaka kuvuga abanyetorero cyane cyane itorero nsengeramo rya ADEPR. Nta bintu byiza ryagezeho uzi, wenda wowe turi kumwe, nta bintu uzi byiza ryagezeho twakwishimira biri detaye, twavuga ati ABCDZ itorero ryagezeho twarishimira? Rero tugiye kugaruka ku bintu byiza dushimira itorero twavukiyemo, twakuriwemo, ryatureze, ryatubyaye, ibyiza ryagezeho, ibyiza ryakoze, ibyiza ryatugejejeho, n'ibyiza riri gucamo none, nubwo n'amakuba ahari ariko dufite n'ibyiza. Rero turaza kubihuza turebe ibibi bigenda binyuraho, ko umuntu nababwiye ngo umuntu wese waremwe wabyawe n'umugore afite defo, afite côté faible na côté fort, afite ahantu ari umunyantege nke ariko afite n'ahantu ari umunyembaraga. Rero ntukajye ufatira umuntu ngo mukamere mu kidatoze mu kitoze aho yabaye umunyantege nkeya, jya ureba naho ari umunyembaraga. Rero ni mw'ubwo buryo ngiye kugaruka ku ibyo bintu. Ntabwo nza gutinda mu ikiganiro, turi kumwe na Emmy, turamusuhuje, Imana imuhe umugisha. Rero Imana imuhe umugisha, tugiye gukora kino kiganiro twibaza kuri izo mpamvu. Bene data bakundwa, dukunda kubana kuri urubuga, tugiye kuganira icyo kiganiro twibaza ku byiza itorero ryagezeho, ariko turaza no kuvuga no ku makuba riri kunyuramo. Sibyo hari? Turaza no kuvuga ku makuba itorero riri kunyuramo. Itorero riri kunyura mu makuba atandukanye. Ariko reka twe kwita ku makuba cyane atandukanye itorero riri kunyuramo, ndagira ngo tuganire twegeranye. Ahubwo tuze no kwita ku byiza cyane. Emmy, yego, ndagushimiye ko tugiye gukora kino kiganiro. Yego. Kandi iki kiganiro ndifuza yuko abantu bazagikurikira ari benshi. Bakagikurikira batitaye ku bindi, baze kureba ko mumaze igihe mukurikira amakuba y'ibibazo n'intambara ziri mu itorero. Ariko mukirengagiza n'ibyiza nabwo biri mu itorero riri kugenda rinyuramo. Reka rero mbabwire uhereye mu gihe cya nyuma ya Jenoside. Yego. Uhereye mu gihe cya nyuma ya Jenoside muri 1996 itorero ryagiye riyoborwa na Sibomana Jean, buriya Sibomana Jean yoboye kabiri. Yegeze ayobora mu nzibacyuho mu 1996 7 gutyo. Sibomana Jean yaje gusimburwa na ubanza hari na Usabwimana Samuel. Yaje gusimburwa na Usabwimana Samuel. Usabwimana Samuel yaje kubasimburwa na Sibomana Jean na Tom Rwagasana. Tom Rwagasana nawe yaje gusimburwa na Nandera. Tom Rwagasana na Sibomana Samuel baje gusimburwa n'uwitwa Karangwa na Karuranga. Abo nabo baje gusimburwa na Isayi Efubundi. Isayi ari uyoboye none. Tuvuze ko abantu bose ntacyo bagejeje ku itorero, twaba turi kubeshya. Ariko tuvuze ko bose babaye perfect, nabwo twaba turi kubeshya abakristo badukurikirana. Ni ukuvuga ngo abo bantu bose bagiye bakora amakosa, amadefo technique, icyo twakwita gutyo. Ni amakosa yo mu kazi. Yego. Abaho nawe ugira yo ukora kuri kamera. Ariko ntabwo tubyita akazi. Bagiye bakora amakosa yo mu murimo w'Imana. Ndetse tubyita akazi, hari abantu bamwe barahita bandika muri commentaire ngo mwemeye ko ari akazi. Oya ni akazi. Yesu urakana ko atari akazi. Ntabwo ko ari akazi. Ni akazi. Ko barahembwa, bagira bigaragaza ko ari akazi. Batanga TPR. TPR ni umusoro ku mushahara. Ariko ibyo bije vuba. Mbere nta hari Caisse sociale ariko yahozeho. Kandi Caisse sociale ni ikigo cy'ubwishingizi cy'abakozi. Si byose bari bafite rama yahabwaga umukozi
suba ko atari reka njye numva ramana ke sociale kugira ngo umuntu akore atari kuvuga ko ari akazi ubu umukoranabushake uramuzi nshobora kujya gukorera ubukoranabushake ariko muri ubwo bukoranabushake nzahuramo n'imbogamizi nzasitara nzagira ikibazo bakanshakira ubwishingizi mu kwivuza kugira ngo nyine bwa bukoranabushake mbukore neza mfite ubuzima kuko ningira ikibazo bwa bwishingizi buzanabara kugira ngo muri ubukoranabushake neza nyine mure neza kuko nitubyita akazi hazamo akazi kugira ngo iyo umuntu wamuhaye akazi hari kontara mugirana hari kontara njyewe nagiye aho barahira pasiteri usinya kontara navukiye mu rugo rw'urusengero yaruyoboye navukiye mu rugo rwa gikristo nabaye kwa pasiteri imyaka myinshi ndi umwana wo mu batanzi uvuze ko abapasiteri batagira kontara wabeshye umupasiteri we umukozi wese leta yanga ADPR yangaje umuha kontara y'imyaka runaka agomba kuyobora nuko ziba zitandukanye kontara yahabwaga abapasiteri niba bagihabwa n'ubusimbizi bahabwaga kontara iri indeterminate iri permanent itarangiye yego iyo kontara sibaho yego ariko iyo kontara ikigaragaza ko ari akazi ni uko aba afite umushahara ajya gutora buri kwezi udahinduka oya ahubwo ushobora kongerwa cyangwa kugabanywa muri iyo kontara muri iyo kontara bivuze kandi ikigaragaza ko ari akazi ni uko umukoresha wakohereza gukorera aho ashatse wowe udakorera aho ushaka yego umukoresha wawe muri iyo kontara ya gipasitorale bavugaga ko itorero rishobora kukohereza gukorera ahantu runaka nta nteguza ukajyayo immediately igihe cyose babikubwiriye yego iyo kontara yo ndumva ari sawa yari kontara y'akazi yego kandi iyo kontara y'akazi yari ifite igisobanuro ugomba kugenderaho siza kujya mu mabanga yabo sinayihawe ariko nahizo nabonye niyo barahira hari ibyo barahiraga muri iyo kontara y'akazi no vuga ngo buri gihe cyose urahiriye ikintu aba ari akazi uhawe kwaba kaguha umushahara cyangwa katawuguha aho hazamo ikibazo kaba kaguha umushahara cyangwa katawuguha yego mu gihe ukemeye kugakora ushobora kubazwa impamvu wakarahiriye kandi uzi ko nta mushahara no kwitangira hari ibyo bita kwitangira igihugu ubwo no kwitangira itorero nimba uryitangiye ubwo ubuzana bibazwa ibyo wakwicura ariko nubwo wakwitangira igihugu tuzi ko abitangira igihugu bose twebwe barahembwa dufite n'itorero asanga umupasiteri uzodahembwa hari uzi ngo mpurugero nuko batemera ko bahabwa umushahara ngenza abapasiteri benshi n'umupagani ntabwo ari umukristo oya ngenza abapasiteri benshi twaganiriye muri ADPR aba mu byiciro barambwira ati ntabwo twebwe duhembwa duhabwa ishimwe nk'abantu bayobora itorero ibyo ni mu kinyoma kuko ntabwo tugenerwa umushahara icyo ni ikinyoma umushahara bawugenerwaga mbere oya ahubwo njyewe nzi reka nguhe urugero turi mu kiganiro kimeze nk'aho ari impaka oya ntabwo ari impaka ahubwo turimo kuganira ubuzima bw'umukristo yego n'ubukristo n'itorero mu myaka yabanje abapasiteri bajyaga bahabwa mu kintu bita tembo isabune agasabune batitanga agasabune hanyuma ako gasabune iyo umupasiteri atanga habaga ikikubwira yuko ari umushahara nuko yashoboraga no guhagarika akazi kandi ari ako kantu kitwa agasabune tekeza ako kantu kitwa agasabune katumye wahagarika akazi kubera ko batakaguhaye katuma havuka imvururu nuko katagutunga hanyuma nyuma yaho baje kujya bashyiraho umushahara ariko muri buri paruwasi ikihembera abakozi bitewe n'ibyo yinjije ibyo nabibayemo ndabizi icyo mwasaruye aba ari cyo ibyo ntiwabimbeshya n'umupasiteri wenda uzadukurikira umushumba umuvugizi runaka umukristo runaka azajya batubwira muri comment azatubwira muri comment ariko buri paruwasi ari ifite ukwemba abakozi bayo paruwasi reka tuvuge kuzi Kigali tubamo ariko ndaza kuvuga nizo mu cyaro nabagamo paruwasi ya Nyarugenge wasanga nka mwarimu washobora guhembwa 200 umwarimu yo umudugudu kuryo wasanga umushumba ashobora kugira muri 800 abashumba bo ndabizi barayahabwaga 800 na miliyoni noneho ugasanga mwarimu wo mu Rwintare yashobora guhembwa 100 cyangwa 80 ariko Nyarugenge yahembwe 200 kubera hari yinjiza uvuga ngo bahembwaga
bikurikije ibyo binjije. Ubwo hari n'undi wari uri ahantu wahembwaga 50. Uwo mu cyaro ugasanga ari wahembwa 15. 15 ndabaza bari wahembwaga 15 kubera ibyo binjije. Hanyuma ibyo si umushahara suwo n'umushahara ko buri kwezi urayahabwa, ariko hari abajyamira abandi. None ariko kumva umwe yahembwe 200 afite titire nk'iyawe udafite 15 kandi mwese mufite titire zimwe. Mu by'ukuri byari bibabaje, kandi ibyo ntibyabaye ku bya Izayi. Iyo abantu bagaya Izayi gusa ni imbere yaho mbese iyo abantu bagaya Izayi gusa mujye munagaya n'abandi. Ntabwo Izayi ariwe wazanye amakuba mu itorero ngo azane ibyo bintu byose, yaje abisanga. Ubwo muraza kuntuka ngo ndi kuvugira Izayi. Oya, turi kuvuga muri rusange n'abandi turabageraho. Ariko ibyo byabaye mbere ya Izayi. Njyewe urumva sifite imyaka myinshi, ariko narabibonye aho umwe yahembwaga 15 cyangwa 5, hari n'abari bahembwaga 5 cyangwa 10 bo mu cyaro. Hanyuma ugasanga uw'i Kigali ari guhembwa muri za magana. Umushumba akaba atashobora kwikodeshereza inzu. Ngize umushumba wa paruwasi wo mu cyaro, ndamuzi, simuvugira kuri kamera, yahembwa 60,000. Uw'i Kigali hano ahembwa 800. Miliyoni na urumva umwe akaba agenda n'amaguru inkweto zarahengamye, undi afite imodoka agendamo ngo n'itorero ryamuguriye. Ibyo byose ntabwo byabaye ku ngoma ya Izayi. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu byitwa mujya mwita ngo ni akarengane mwe, byahozeho no kuva kera, aho abayobozi batanganyaga ntuza umushahara kandi bahembwa bakorera ikigo kimwe. Njye negeze nanabivugaho mu rusengero, ni gute dukorera ikigo kimwe ntidukine umushahara ungana dufite na titire zimwe, twese twitwa abashumba. Hanyuma birazamuka aho ubu byabaye umushahara noneho uri civilize. Umushahara noneho uriho uzwi buri muntu akaba azingahembwa. Bakujyana gukorera Rulindo, bakujyana gukorera Nyamasheke, bakujyana gukorera Gihehe, ukaba uzi ngo naya waba ufite abakristo bakeya, waba ufite benshi, baba batura badatura. Ibyo tubishimiriza. Amina. Zayiboze aho urumva ko kandi bisawa. Wakoze neza. N'amakimbirane aragabanya. Umushumba w'i Rwamagana n'umushumba w'Inyarugenge bahembwa amafaranga asa ubu ngubu. Yego. Kandi imbere siko byari sinkubwiye ko bahembwa icyiza ari ikihe n'icyubaho. Hakuze kari ibyo bintu abantu barebereye Izayi mu madefo gusa, ko ntibamurebana no mu makaritsiye yazanye. Hari ibintu byiza ako kantu aricyo bakagaya. Oyanjye mutereye isa nanjye rwose saluti mushumba wacu Imana igomba ko hari abashumba baragiye kuzicwa n'inzira kandi bakorera itorero. Abana babo badashobora kwiga amashuri, ariko ugasanga umwana we niwe biga mu ishuri ribi cyane. Najya mu nama umwe akaba yambaye ikote ryacitse ikora, undi we ameze neza wagira ngo ni minisitiri kandi mufite titire zimwe. Umwe yaje n'amaguru n'inkweto idahanaguye ko ntiyabona siraje, undi we yaje n'ibyo na leta ikura. Abaminisitiri baba bafite amafaranga amwe bahabwa. Umwe we yaje na vewiti cyangwa na ranjero, undi yaje kwiga aho nta nirya ahubwo ataryigo ari ikirere. Kandi mwese titire ni imwe muri abashumba mufiteho umushumba. Ibyo rero urumva hari aho byagaragara. Mvuze ko ntabishimiriza naba ndingaye. Oya turabimusha. Imana imuhumugisha. Icyo ni kimwe. Kamburi cya kabiri, hari ibintu byari byaranshaze, ibyo bitabaye ku ngoma ya Izayi byo kure mu duparuwasi, amaparuwasi. Paruwasi ikaba ifite itorero rimwe ikitwa paruwasi. Reka nguhe urugero. Paruwasi ya Kimihurura yagiraga itorero rimwe rya Rwintare. Buriya se? Yego. Paruwasi ya Kimihurura yagiraga itorero rimwe rya Rwintare. Paruwasi ya Rugando yagiraga itorero rimwe rya Merediye. Aho bitaga Kabare. Paruwasi ya Kacyiru yagiraga amatorero 2, Kabagari na Kinamba. Paruwasi nizi reka nayo kuvuga izose yagiraga nayo itorero rimwe. Ayo maparuwasi bagiye bayarema mu rwego rwo bimeze nko gushakira abantu akazi, ariko mu buryo bufutitse mu by'ukuri ubona ni musaruro kibizanye. Yego se ni iki bigiye kumarira twega abakristo bigiye kutumarira ikiwetse akajagari. Yego. Ugasanga paruwasi ya Kimihurura iri mu kagari ka Kimihurura. Paruwasi ya Ugando iri mu murenge wa Kimihurura. Paruwasi mwikabamo umurenge mukamo paruwasi ebyiri. Yego. Kandi zegeranye. Reba kuva Kimihurura ujya mu Rugando nta minota 10 ihari. Ngo zose ni paruwasi. Ukuva mu Rugando
ujya Kacyiru nta minota 15 ihari. zose ni paruwasi. Kuva Kacyiru mu Rugando ujya Rukiri nta minota 15 yari ihari. Izo paruwasi zingahe? Kuva Rukiri ujya Sheri nta minota 15 yari ihari. Kuva Sheri ujya Gatenga nta minota 15 ihari. Ukibaza ikintu toro ryari rigamije icyo gihe ntucyumve, ukabona ibyo twinjiza ni byinshi ariko tugahora mu ntambara z'ubukene kubera ko dufite abakozi twakereye benshi ariko badafite ikintu bamarira itorero. Hari ibintu byari byarambabaje. Mu gihe murengeje abo muzamugira umwe n'umwigisha, uwo mwarimu nta kindi ashinzwe, umushumba n'umwe. Mwarimu nta kintu ashinzwe? Oya aragishinzwe kuko yungirije umushumba. Nukuza oya ntabwo uri umushumba wungirije. Mbese umuntu utafite icyo amaze baramushyiraho iki? Nukuza ukamufasha urabihemberwa. Ni nkuko umuhembwa nyine ntacyo umaze ntabwo ngende. Mufundagira umuyede arakora rero. Nawe icyo amaze nicyo ngiye kuvuga. Yamufasha kuyobora amateraniro. Yego. Yamufasha kwigisha abanyagice. Yego. Yamufasha kumenya ubuzima bw'abakristo. Yego. Gusura abarwayi. Yamufasha umwuga ubuzima bw'abakristo. Arakora rero. Akabihembera ariko ntago abazwe inshingano zo hejuru. Ubazwe inshingano n'umwe n'umushumba. Ibyo ni nabyo saba kugira ngo bamugereho vuba. Yego. Hanyuma bigatuma za ntambara cyangwa aho zigabanutse kuko ubazwa n'uyu. Kurusha uko cyagihe wasangaga mwarimu nawe ikibazo kimwe kiri buhererekanwe ku bantu nka batanu. Yego. Kugira ngo kizabanirwe n'umuti bikagora. Yego. Hanyuma ize utwo tuntu yagiye avanaho abantu bo muri analogue twarabababaje. Ariko abantu bo muri digital ni sawa barebera ibyo nibi byagiye bitera amakimbirane hanze aha. Yirukanye abashumba, yirukanye ibiki, abakozi b'Imana basezerewe. Ni gute abantu basezererwa bakoraga umurimo w'Imana? Ibintu nk'ibyo mbese nibyo bibi naha byaturutse. Yego. Urumva arashaka kugabanya abakozi kubyo asohora. Yego. Wasangaga hari dusohora byinshi kurusha ibyo twinjiza. Icyo rigatuma ritagera ku ntego. Reka nguhe urugero. Nuko uburyo bwo kubyumva nyine kubyumva abantu umuntu avuga ngo ngese n'umuntu nyepolitike ariko nge ndiwe kuko n'ubu ngubu mfite politike yanjye runaka y'urugo rwanjye ya business zanjye uburyo mbikora. Ni politike yawe y'umwihariko yawe. Umuntu wese rero akaba na politike rusange. Singe sindi umunyepolitike wa leta ku bya politike za leta. Yega politike ya leta ariko bashinzwe kuyumva. Yego. No kuyubahiriza. Ariko ubwo kuba washinzwe kuyumva ukanayubahiriza wabaye umunyepolitike. Ahubwo sinyikereya ngo mbwire leta ngo tugendere kwiyimirongo. Sinyikereya muri ADPR ngo mbwire ADPR kugendera kwiyimirongo. Ariko reka ntange igitekerezo muri iyo politike yawe. Yego. None se ubwo ni ikibazo. Niba cyumvira ngabaye mu bantu bakereye politike genderwa imirongo ngenderwaho yitorera. Ubwo twagira ngo dusubize abantu bumva umuntu wese kinavuze ngo winjiye muri politike. Oya. Rero ibyo turi kuvuga ibintu itoro ryagezeho. Rigabanya babakozi rikora iyo politike yo kugabanya abakozi kugira ngo rigire ibyo rizigama ryicure ya credit. Dushimira Izayi ubu yarishyuwe mu mwaka washize twari dusigaranyemo miliyoni 800. Yakoze kiri nyinshi. Oya. Miliyari 6 dusigaranye miliyoni 800 nazo zagomba kurangirana n'uyu mwaka. 2025 harimo miliyoni 800 zigomba kurangirana n'uyu mwaka. Ubwo 2026 nta deni zarifite. Ahubwo se kurumva turi gukora. Izayi rero ndamushimira naramuka bigezeho tukishyura BRD ideni ryayo dove zabibaye amahoro.